ndetse musigaye mwumva ko abantu bafite abana ngo mutagomba kubaha amazu yanyu. Namwe mumenye yuko mu bantu Imana iziye, namwe irabaziye, mumenye ko ayo mazu ntacyo avuze imbere y'Imana. Ngo yarakoze, urimo urasabira, urimo uravuga ngo n'abandi nabo n'Imana niyabaye. Wasanga iyo nzu uri kwiratana igiye kwihereza wa wundi ufite rwa rubyaro. Wasanga iyo nzu uri kwiratana imyambaro buririmbyi wayibuze, wigurisha ubwo butware. Nawe wa mudiyakoni we wigurisha ubwo butware, nawe wikiyemera ngo kuko uri umudiyakoni ngo uri umunyamafaranga ngo ntawagukoraho. Icyo cyawe uri kugikora cy'ubusambanyi. Bene data, nshuti za Yesu, nimuze tube maso, kubera ko igihe turimo ni igihe cyo kwihagararaho, ugahesha agaciro Imana yaguhaye agaciro, ukaba maso ukegera Imana. Imana iri mu ijuru niyo yonyine ibasha kukugirira neza. Reka kugurisha ubutwari Imana yaguhaye kubera ubuzima bubayemo. Abandi nabo baribagiwe, bibagirwa icyo bavuganye n'Imana. Wowe uri mutaka, ariko isuzume neza, wongere witekerezeho. Uyu mugabo Yesawu yagurishije ubutware, yari yaravuganye n'Imana. Yesu ashimwe, yari yaravuganye n'Imana. Nawe wavuganye n'Imana, ariko urimo uragurisha ubutware Imana yaguhaye kubera ubuzima bubayemo. Imana itugirire neza. Oh yewe Yesu we, Imana nidutabare cyane, Imana nitwishimire. Mwene data, nshuti y'umusaraba we, wa muririmbyi, wa munyamasengesho we, wa muvuga butumwa we wa muhanuzi we, yewe wowe uvuga Imana, ndagutangariza ngo bamaso. Tegereza icyo Imana yakuvuzeho, tegereza icyo Imana yavuze ku buzima bwawe, tegereza umugambi w'Imana. Emera uce bugufi, wegera Imana, utegereza inzira z'Imana. Nukuri Uwiteka Imana, ndagutangariza ngo mu bantu Imana igambire kugirira neza, nawe nukuri igambire kugirira neza. Imana amoro nishimwe, kandi Imana amoro ihabwe icyubahiro. Nangarize n'aba bantu n'aba babyeyi, mbatangariza abantu Imana yagiriye neza, ikubakira ikabaha amazu. Mbabwirira ijambo, mbabwire ngo nabo namwe nimube maso cyane, dore ko umwanzi yamaze kubafata. Ndetse musigaye mwumva ko abantu bafite abana ngo mutagomba kubaha amazu yanyu. Namwe mumenye yuko mu bantu Imana iziye, namwe irabaziye, mumenye ko ayo mazu ntacyo avuze imbere y'Imana, yayahirika ku munota. Imana y'amahoro nidutabare, Imana y'amahoro nitwishimire. Ariko bakozi b'Imana, nshuti z'umusaraba, abandi Imana yagire neza, namwe mumaze kwibagirwa. Ubwira Imana ngo Mana nunyubakira, nzagirira abantu bawe neza. None umuntu asigaye aza gukodesha inzu, wasanga ari umugabo abyaye kabiri. Haleluya, Imana y'amahoro idutabare. Wasanga umuntu w'umugabo abyaye kabiri cyangwa umubyeyi abyaye kabiri, ukavuga ngo ntabwo ujya uhereza. Yesu ashimwe cyane, ntabwo ujya uhereza umuntu w'umugore cyangwa se umugabo ufite urubyaro inzu. Nutaba amaso nawe irayihiritse. Urimo uribwira ngo warubatse, wagezeyo, kandi ubwo warangiza ukagenda ukajya mu rusengero ukajya gushima Imana. Warangiza ukagenda ukajya mu byumba ukajya gushima Imana. Ngo urimo arashima Imana ko Imana ngo yaguhaye amazu, ngo yakubakiye, ngo yarakoze. Urimo urasabira, urimo uravuga ngo n'abandi nabo n'Imana niyabaye. Wasanga iyo nzu uri kwiratana igiye kwihereza wa wundi ufite rwa rubyaro. Wasanga iyo nzu uri kwiratana igiye kwihereza wa wundi ufite urubyaro. Ngo wese barazuzuza, ngo abandi nabo ngo inzu ngo bazica nabi. Yesu ashimwe cyane. Wahereje abantu b'Imana ko bafite ayabo bari kuguhereza, urimo urabasakuriza ubabaza ngo bafite abana bangahe, bafite imiryango ingahe.
Imana y'amahoro mu bantu iziye nawe irakuzi. Ese wabwirwa n'iki nawe karibwo butwara uri mugurisha? Muntu wese uri kugurisha ubutwara Imana yamuhaye, nukuri Uwiteka Imana mu bantu aziye abantu bari kugurisha ubutwara Imana yabahaye. Uyu Yesawu yagurishije ubutware, amaze kubugurisha Yakobo ajyana ubwo butware buramwokama kugera amaginga yangaya. Ubutware bwa Yesawu Yakobo niwe wabutwaye. Yesu ashimwe cyane. Nawe rero ubuzima bubayemo, unaniwe kwihanganira ibigeragezo, unaniwe kwihanganira ubuzima, unaniwe kwihanganira intambara, unaniwe kwihanganira ibigeragezo urimo, ariko ndagira ngo utangarize ngo nshuti ya Yesu mwene data, bamaso cyane, wigurisha ubwo butware ng'imyambaro buririmbyi wayibuze, wigurisha ubwo butware. Nawe wa mudiyakoni we wigurisha ubwo butware, nawe wikiyemera ngo kuko uri umudiyakoni ngo uri umunyamafaranga ngo nawagukoraho. Icyo cyawe uri kugikora cy'ubusambanyi. Imana ikakureba ikakwitegereza, yarangiza ikakureka. Ariko dore igiye kubishyira ku mugaragaro uko bikurikirana, ugiye kubicapa. Buri muntu wese asoma, agusoma ubusambanyi, agusoma kuroga, agusoma ubugambanyi, agusoma kubakanya amadeni wowe utishyura. Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru, mu bantu izirakuzi. Nawe wakomerekeje abana b'Imana, Mwuka w'Imana avuze ngo nawe mubazi arakuziye. Imana itugirire neza kandi Imana nitwishimire. Rero nshuti ya Yesu mwene data, ndagushishikariza gusenga Imana, ndagushishikariza kwegera Imana, kubera ko izi nzira ndetse uri kugendamo nukuri nutaba amaso Uwiteka Imana, uyu ndetse uri kugenda ukiniramo nutaba amaso Uwiteka Imana, mu bantu agambiriye kugirira ndetse nabi nawe arabigambiriye, kubera yuko nawe ndetse wakoze ibyangwa n'Uwiteka. Imana amahoro nitwishimire. Rero nshuti za Yesu, abakurikiranye umuhamyaniyesuTv, abakurikiranye igitambo niyesuTv, ndagira ngo mbabwire bene data, ni mube maso cyane, mubane n'Imana, mutegereze umugambi w'Imana, mutegereze icyo Imana idushakaho, kandi mutegereze inzira z'Imana. Nukuri ndabatangariza ngo igihe cy'Imana nukuri kiraje ku buzima bwa buri muntu wese, kandi buri wese nabe maso asenge ubudasiba, nacogore gusenga, kubera ko dore nubwo mwirimo ndetse muvuga ngo Imana yaratwibagiwe, nta muntu Imana yigeze yibagirwa. Nawe nta n'umwe Imana yibagiwe. Imana iri mu ijuru cyafite umugambi mwiza, ahubwo tegereza Imana. Umugambi w'Imana nukuri Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru, nawe mubije kugira neza, ije kugirira neza ndetse ubuzima bwawe. Tugiye gusenga Imana, ariko turasengera mu ijambo rivuga ngo Mana turinde kugurisha ubutware Imana yaduhaye kubera ubuzima bubi tubayemo. Yesu ashimwe cyane. Rero ahuri, yaba ndetse uri mu modoka, yaba uri mu nzira ugenda, ndetse uri gukurikirana igitambo niyesuTv, ndetse ukurikirana n'umuhamyaniyesuTv, ndagira ngo dufatanye gusenga Imana. Uri mu gihugu cy'u Rwanda, uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda, uri i Burayi, uri muri Amerika, ndetse uri no ku mugane wa Aziya, bantu mwese mukurikiranye iyi channel umuhamyaniyesuTv n'igitambo niyesuTv, ndagira ngo mbabwire ngo nimureke duce bugufi dufatanye gusenga. Nawe wagurishije ubutwari Imana yaguhaye kubera ubuzima bubayemo, ongera uce bugufi ndetse dufatanye gusenga Imana, dusaba Imana imbabazi, Imana yongere tubabarire. Tugiye gusenga Imana. Nshuti za Yesu, yewe nshuti y'umusaraba, nukuri muze dufatanye gusenga. Uri data wa twese mwiza, uri Imana y'amahoro, uri Imana ishobora byose, uri ubungiro buzima. Tumaze gusoma ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu Kristo nyir'ingabo, riratubwiye ngo Mwami w'amahoro, ngo ndetse ngo Yesawu ngo nk'uko uko yakurishije ubutware kubera ubuzima bubi yarabayemo. Aka kanya rero aya masaha nyir'ingabo Imana, turinde kugurisha ubwo butware waduhaye, turinde kugurisha ndetse nyir'ingabo Imana, ndetse icyo wavuganye natwe, turinde kugurisha amasezerano, turinde kugurisha umugambi wawe ndetse udufiteho
mu izina rya Yesu. Ababyeyi turinde, abakobwa uturinde, baririmbye uturinde, bavuga butumwa uturinde, banyamasengesho uturinde, kandi n'ababugurishije mwami ngwino bahagarareho, wongere ubahe imbabazi mu izina rya Yesu. Agakiza k'Imana kongere katwegere, mwuka wera w'Imana yongera tuyobore, mbabazi zawe zongere zibane natwe, maraso ya Yesu yongere ku buzima bwacu, babohore mwami, bohora abantu bawe, bohora abarwayi, bohora abanyamasengesho, bohora abavuga butumwa, bohora abanyahanuzi, abari bacitse intege, abari bananiwe mu rugendo, ngwino wongere uba mwami Imana, ubuzuza imbaraga, wongere ubegere, umuco w'ijuru ubagarareho mu izina rya Yesu. Nyiringabo Imana afite ibibazo bitandukanye, ndetse basubizwe n'Imana Data wa twese uri mu ijuru. Urakoze mwami Yesu, turagushimye rero, ndetse kubanye natwe, ndetse ukaba ukomeje, ndetse kwesha icyubahiro ku buzima bwacu, ni mu izina rya Data wa twese, n'iry'Umwana n'Umwuka wera. Amena.